Politike ni ngombwa kugira ngo nizo zarabyizije zisange abantu bari hano, ariko noneho abantu mutwishyiramo muvuga ubusa turabiyamye. Rayon ni iyacu, tuyibwirane, twayibwirikiyemo, iraturera kugira ngo bige ku bijyanye n'ibibazo bimaze iminsi biri kuvuga mu ikipe ya Rayon Sports, baganire ku bijyanye no kutumvikana hagati y'abayobozi ubwabo, yaba uwo nguwo Muhirwa Prosper ndetse na Tade bivugwa ko batumvikana badacana uwaka. Nitwa Pasi Guvinda ngo hayikaze muri iri joro ryo kuri uyu wa kane, nibwo twabonye video ndetse yagiye haza byinshi bigiye bitandukanye, comment zigiye zinyuranye ku bijyanye n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sports bagiye batandukanye. Twabonye Yana Twagirayo Stade, twabonye Gacinya Chance Denis, twabonye bagiye batandukanye, Muhirwa Prosper, bose hafi ya bose bari muri video bavuga bati kijyanye na audit turacyemera rwose, ni na ngombwa. Bavuga bati ejo cyangwa ejo bundi hatazaza n'iyo RGB cyangwa n'izo nzego zindi zo buyobozi usanga harebaye ikibazo. Ni video rero yaje ikurikira inama yari imaze guhuza aba bayobozi b'ikipe ya Rayon Sports muri hoteli imwe hano mu mujyi wa Kigali, kugira ngo bige ku bijyanye n'ibibazo bimaze iminsi biri kuvuga mu ikipe ya Rayon Sports, baganire ku bijyanye no kutumvikana hagati y'abayobozi ubwabo, yaba uwo nguwo Muhirwa Prosper ndetse na Tade bivugwa ko batumvikana badacana uwaka mu bijyanye n'uburyo ikipe ya Rayon Sports iyobowe, ari nabyo biri kujyana umwuka mubi muri media ndetse no mu bikorwa bya ekipe, biri no kwangiza uburyo isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi riri kuba ryakwitwarwamo n'ikipe ya Rayon Sports. Bityo rero ngo bagombaga gushaka ukuntu bagenda babiganiraho kugira ngo barebe umwanzuro wafatwa, kugira ngo batangire babe basinyisha bamwe mu bakinnyi bazifashishwa mu mwaka utaha w'imikino, kubera ko ni Rayon Sports igomba gusohokera u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup. Murabizi ko yabaye ya kabiri muri gikombe cya shampiyona, mu gikombe cy'amahoro batsindiye kuri finale n'ikipe ya APR ibitego 2-0. Ni video rero yaje nyuma y'ibi byari bimaze iminsi bivugwa. Umunsi ejo banditse ibaruwa itumiza inama y'inteko rusange, bamwe bati ibaruwa ni gatumwa ntago yari ngombwa. Ibaruwa hari abayandikishije, hari n'ubundi byari byarapanzwe. Hari n'amakuru yagiye atangazwa yuko ngo bamwe mu bayobozi ba board bashaka ko uwitwa Twagirayo Tade, perezida w'ikipe wagiye ku buyobozi yasimbuyeho Uwayezu Jean Fidel, ngo bashaka kumweguza, bakaba bashaka undi muntu ubuyobozi w'ikipe. Ngo hari umukire rwose ngo ufite amafaranga ngo witeguye kubera ikipe ya Rayon Sports. Ibyo ni byagiye bivugwa nyuma y'imyitwarire navuga ko itari myiza yabonetse hagati y'aba bayobozi bombi, bikaza no kurangira nyine hasabwe ko haba inama y'inteko rusange kugira ngo habe hafatwa umwanzuro y'ibyo bibazo biri hagati mu ikipe ya Rayon Sports. Ku bijyanye na transfer rero bagiye baganira muri iyi nama, baganiye kuri transfer ziri kuvugwa ndetse n'abakinnyi bashobora kuzasinyisha. Bemeranyijwe yuko witwa Tansere Mosengo bagomba kumushakira amafaranga ye, kuko muri iyi nama hanakusanyijwe amafaranga menshi cyane rwose, ngo hafi miliyoni 100 zamaze kuba zikusanywa kugira ngo zifashishwe mu bijyanye no kurokirita abakinnyi. Ngo abakinnyi rero ngo bagomba guhererwaho n'uwitwa Tansere Mosengo, we bari buze guhita ngo babisoza kuko baraganiye. Akaba uwitwa Rutonesha Ezbon ngo bashaka gusinyisha byanze bikunze, ndetse ngo barashaka no kubyutsa diri witwa N Musanga. Ubwo tutibagiwe ngo uwitwa Rushema Chris bagomba kurwanira n'amakipe agiye atandukanye arimo APR, ikipe ya Polisi, ndetse tutibagiwe na Mukura ngo yongeye kubyutsa umutwe ishaka kuba yakongera kumusinyisha kugira ngo agaruke mu ikipe yongere amasezerano. Ikindi navuga wenda ku bijyanye n'inama yahuje aba bayobozi b'ikipe ya Rayon Sports, ngo nuko hagomba gushakishwa amafaranga ndetse no kubanza kumvikana ku mutoza Afamia Lotfi.
ngo barashaka nomero 6 ikomeye, ariko ngo famille ya Rotifi bari kubabwira umukinnyi ngo wakinaga mu ikipe ya Mukura witwa Samuel Ping Pong. Uyu nguyu bantu baramwibuka mu mwaka ushize w'imikino ndetse n'uwari wabanje, ni umukinnyi wakinaga ikipe ya Mukura, bari baramutije mu gihugu cya Albania, ni ikipe yo muri Albania mu cyiciro cya 4 niho bari baramutije. Rero ngo witwa famille ya Rotifi ngo niwe ashaka, ubwo bamwe nyine mu bayobozi ntibabyeyi bavuga bati umukinnyi wagiye mu cyiciro cya kare ntabwo ari ku rwego rwo gukina mu ikipe nka Rayon Sport, none ikipe igiye gusohokera u Rwanda. Ibyo ngibyo ni ibyagiye bivugwa. Rero hakaba transfer zigomba kugenda zikorwa, no umukinnyi witwa Rayon Haidara, ni umukinnyi w'umunyasenegale, ni umwataka muri kumubona ku ifoto. Hakaza abagiye batandukanye, hari umunyamari uri kuvugwa w'umwataka ngo ugomba kubuza rwose ngo ace impaka w'umuwinga, n'abakinnyi benshi. Gusa iyi nkuru nabwira abareyo nuko hari n'igitekerezo cyazanwe n'umwe muri aba bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport ngo yuko ngo bareba ukuntu bashaka n'umukinnyi w'umwarabu. Ubwo murabyumva, ashobora kuba aturuka muri Maroc cyangwa se Tunisia, izo za Misiri, za Libya n'ibindi, ngo ariko ngo uwo mukinnyi rwose ngo agomba kuba hari uturuka mu bihugu by'Abarabu kaza gucenga abantu. Rayon Sport ni Rayon Sport ibaho itangasho, Rayon Sport igomba kuba ifite umukinnyi nyine wa wundi ushimisha abafana, ni Rayon Sport igomba kuba ifite umukinnyi wa wundi uzamura vibe, ushyira abakinnyi abafana muri mood yo gufana, wundi uzamura pressure kuri adversaire. Uwo nguwo rero Rayon Sport iyi minsi ntawe yari ifite, navuga ko ari nacyo kintu ngo kibaraje inshinga cyane, kureba wa mukinnyi byibuze uzaza mu ikipe akagenda atanga ibyishimo ku bafana ndetse no ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Ikindi navuga ni ku muzamu Sebwato ngo akomeje kugorana, ariko ngo bamaze gutekereza kuba banavugisha ku ikipe ya Bugesera ku witwa Habineza Fils François. Ni umukinnyi waguzwe mu ikipe ya Etoile de l'Est saison y'umwaka ushize w'imikino, ariko yaje muri uku kwezi kwa mbere, ngira ngo ubwo asigaranye amasezerano y'imyaka 2 n'igice kuko yari yasinyiye imyaka 3. Akaba avuga ko hari n'ikipe mu gihugu cya Denmark yari yamuvugishije ngo bananumvikana rwose. Ubwo iyo ni deal nayo umuntu ababwiye bari utari bayizi nyine bahite bafatiraho. Habineza Fils François yari yaravuganye n'ikipe yo mu gihugu cya Denmark itari yamenyekanye, ariko ngo bari baranarangizanyije. Gusa ngo hamaze no kugeraho ikipe ya APR nayo ngo iri gushaka kuba yamusinyisha ku buryo yajya gufatanya na PIR muri rya zamu rya APR. Gusa ntago barafata umwanzuro nabo. Hakavugwa abandi bakinnyi bagiye batandukanye, Gakwaya Leonard mu ikipe ya Bugesera, hakavugwa abagiye banyuranye, Rutayisire Amani mu ikipe ya Etincelle ngo bashakaga kuba wenda bamutekerezaho mu gihe uwitwa Musore Prince yamaze gusinya, ngo kuri 3 bakeneye undi mukinnyi, ngo mu gihe uwitwa Udahemuka Ronaldo bitaba bikunze no kuzana wa mukinnyi wa famille ya Rotifi Nicolas Muhere w'umugande bikaba bitagikunze. Ubwo batekereza kuri Rutayisire Amani w'ikipe ya Etincelle. Nabwo ibyo ngibyo ni ibikomeje kugenda bivugwa, ngo banatekereje ku badefenseur rero bagiye banyuranye, gusa nta mwanzuro baragenda babifataho kubera ko nta mafaranga bafite yo gutanga, ntago bararaba ready yo kurekura amafaranga kuko nta yahari yo kuba bakoresha muri recruitment. Yo namakuru umuntu yagenda abwira abareyo. Ikindi nuko kubijyanye n'abataka bagiye batanu baganira n'abagiye banyuranye, baganiye na Omar Abba. Nyine ibyo biganiro byose nibyo bari bateretse ku meza muri iri joro ryakeye kugira ngo bagende baganira, barebe icyakunda, barebe icyakorwa kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bemera neza. Ubwo ni byinshi byagiye biba muri iyo nama, gusa icyo umuntu yakwishimira nuko byibuze umuntu yongeye kubona ubumwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport. Biba bigoranye, biba ari ikimwaro, bitumvikana kubona benshi muri bamwe rwose twanavuga ko barenze no kuba ari n'umuryango, nta bavandimwe, ahubwo tukumva ngo byagenze gutya na gutya. Kuko ni uwitwa Muvunyi Paul, navuga ko
abantu babizi bari gukurikirana ibijyanye n'iyi diro, ngo Paul Muvunyi ni umuntu ngo uri hagati ya Twagirayezu Tade ndetse na Muhirwa Prosper, ngo yumva Tadeyo ariko akahindukira na Prosper akamwumva, bose bakumva ko Muvunyi ngo ari ku ruhande rwabo, ntafate umwanzuro. Rero aho ngaho kandi naho haba ikibazo, ubwo ni ibintu umuntu azagenda akurikirana cyane. Ubwo rero banatekereje baravuga bati gute batugaruye mu ikipe, gute bari baradushyize ku ruhande bakagirira icyizere cyo kuba bakongera kuvuga bati reka twongere tubasubize mu nshingano, tukaba dutangiye kubishwaniramo. Ubwo rero ni gutyo gahunda zimeze mu nama yabaye muri iri joro. Ndakushimiye ngo usabe gukanda subscribe, like, share.